M23 no twirwaneho bafite rwisanguko yose bafite biraro mbiri yose yego bafite mikenge yose ya mikenke bashaka bayibuze burundu bayibuze babakana biraro mbiri hako biraro mbiri hari biraro bibiri amwe rugabo yabwiraga ati ibyo muvuga ngo muri hakurya y'amazi ati murahabura hose byaje kubabaho bose bahabuze izo za drone buri munsi zibagabaye ibitero nta yandi mahitamo rero bari basigaraye usibye kwirwanaho twirwanaho yasohoye itangazo rivuga gute Denis yabashije no kurasa mu majoro wa FRDC nkuko nabivuze uzwi witwa Kongoro irasamo hano yarashemo abarundi urebye neza ha amafoto abantu bafite igize gutya ikwigaranzuye abazarendo bakubitira mu gafuka ikwigaranzuye FRDC n'abarundi ikubitira mu gafuka ese ko mbara na promotinza abasirikare benshi ra uyu Kakobanya afite amateka uko n'umuntu wagize uruhare cyane mu gusenya Minembwe cyagiye mbere yuko general makanika zamuka bimwe byo gutwika byo gusenya byo gutwikira abantu mu mazu byo kunyaga inka cyane afatanije n'ingabo z'abarundi tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore kubura ubushake gucika intege mu gikorwa no kutabyara prostate umwijima umuvuduko w'amaraso diabete stroke impyiko umugongo amibe igifu hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye abari muri leta zunze ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke abari muri Canada Australia Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri i Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com muri rya no hino mu bice bitandukanye ndabaramukije kandi ndabasuhuje kuri uyu wa gatanu itariki 7 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2025 hano ni muri studio za Bwiza ndi kumwe na Denis amakuru ni meza Miki umeze neza ndaho ndakomeye barakunyishiza ariko nkirengagiza barakunyishiza nkirengagiza bamubwira ni Denis arimo arandika ntago ari kuboneka iminsi myinshi kabisa iminsi myinshi urundi i Kigali yo Denis mubonye ndi i Kigali Denis kuri bwiza.com muri iki gihe nabwo TV abahara ariko indirect so Denis rero tugiye kureba amakuru ntidutinda kuko umuntu agiye kujya mu bindi tugiye kureba amakuru ibintu byaramutse bivugwa tugiye kureba mu misozi miremire ibintu bikomeje guharibika bikomeje guhinduka twirwaneho yarashe majoro wa FRDC twirwaneho yafashe ibice byinshi bitari na bikeya jewe maze imisi bivuga ko umunsi twirwaneho izahaguruka ako se twirwaneho zirambaraga zikuye hehe ahubwo ni umusaruro wo gufatanya na FC cyangwa ahubwo mba nibaza kukitazikoresha kitazikoresha gusa ubwo Moise Nyarugabo yatubwiraga ati nyamara abarundi bakomeza kuza gushamburiye abaturage b'abanyamurenge bazicuza ngiye ubwo twari turi mu munyamakuru ureba ibintu bya hariya nahise mbona ko ahubwo abarundi bagiye gukubitwa
nicyo kintu nahise mbona. Hari abantu benshi babonye ko wenda nuza Moise Nyarugabo yabivuze kuriya nyine abantu niko babibona kuriya, ariko yari nka last warning ku ngabo z'u Burundi kabisa, kuko yibaza neza, kuko yaravuze ngo twaramuhaje umuti n'uwuhe, ati umuti ni ukwirwanaho. Ati kuko umugambi hari no kuturimbura ikigaragara cyo, ati tutirwanaho rero tuzashira. Ndabona rero ngo yafashe uduce twinshi na amaglomeration, noneho ni imijyi, nta nubwo iri gufata uduce, ni utujyi duto ariko twinshi tuzwa, ariko harimo ako bita point zero, ako bita tuwe, ako bita Ngezi, ngo nano ni muri teritwari za Fizi ndetse na Mwenga, ni muri Sud Kivu. Imirwano rero ikaba yari ikaze cyane hagati rwose yabo twirwana, ubwo ngubwo niyo mvuga, ndetse na FARDC ifatanyije n'abawazarendo n'abarundi ndetse na FDLR, ukaba bose bakubitirwa mu gafuka kamwe cyane. Ko hari ahantu maze iminsi hagoswe ngo n'ingabo z'i Burundi, Moise Nyarugabo yavuze ko ari batayori, bari ni position 70, batayo ziri hagati ya batayo ni 15, twakoze yanarega ko minsi yashize ari muri 18, hakaza noneho ingabo ziri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15. Yego, so rero ahubwo reka nkwereke iyo poezero mu duce Moise Nyarugabo yameshoninze twari turimo. Ni inkuru rwose iri no kuri Bwiza, n'ejo bundi mu kiganiro nakoreye epfiriya za Bukavu yari irimo, nabivuzemo nandi kumwe na mugenzi wanjye Ntuza Alfred abimbazaho. Mu duce poezero niyo shaka kureba, kuko ingabo z'ubundi ziba mu duce wenda nshobora kudusubiramo, mu duce turimo agace ka Nyundo, ingabo z'ubundi ngo zafite ibirindo bibiri, ahitwa Gashengo, ahitwa Miyaga, ahitwa Nyamarongwe, ahitwa ho naho hari na bibiri, ahitwa Rushogo, ahitwa Kimwe, ahitwa Gitembe, ahitwa Bijogwe, ahitwa Ruvubu, ahitwa Kugashya niko ahitwa, ahitwa Kange, ahitwa Muhe, ahitwa Muziba, ahitwa Kagarama, ahitwa Kigarama, ahitwa Gitavi cyangwa se Gashama, ahitwa Gasozu, n'ahitwa Mukono, ngo hano bita Mukono. Ingabo z'ubundi kazi kagera ahitwa Gitoga, Rubuga, Magunda, zikaba Masango mu mazi, zikaba Rudefu, Nyaruhinga ku musozi wa Nyankware, Marimba, Kanono, Mitarumba, Rubarati, Mukumba, Katanga, Murambya, Centre Kiziba, Mugeti, Masoro, Muheta, Bijombo, Centre Kirumba, Karunga, ku Igitaka, Cyakira, mu Ruturusu, Nyamara, Kamombo, Centre na Mutenja, ahitwa kandi Karumyo, Kangwe, Kabara, Mikarati, hari ibindi ngo bitatu, Kigazura, Firo, Gitasha, Mungezi, Mukayina, Biraro mbiri bafashe, Biraro mbiri bitsa nkuko hafashwe, abarundi bari bahari na Bicumbi, aho bita Ngezi, hose ngaha hose sureba, hose hagiye hafatwa na Mikenge. Yego, na Rupezero, Kipopo yo ntirafatwa. Ubundi kwa gatatu bafashe Rusankuku na Bicumbi, ejo mu gitondo cya Kayero hari hafashwe izo za tuwe za Ngezi, za Biraro mbiri, za Mikenge, hose hari hafashwe. Bana twirwanaho, sinzi ikintu yabaye kabisa. Igomba guca agasuzuguro k'ingabo z'u Burundi, kuko urebye neza njye mbyibaza Deni, kuko wawibaza twirwana izaguma kurira irire, kubera ko bivugwa ko ngo zirangabo z'abarundi burango zari zaragose Minembwe yose cyane, nta muntu usohokamo nta n'uwinjiramo, abaturage batakibasha kugera ku isoko, batakibasha kujya no kuvoma, zayishyize muri zero. Minembwe muri zero. Ikindi zikora zino ngabo zibangamiye abaturage ku buryo ku buzima bw'ibanze bwose, abaturage badashobora kujya ku isoko, amavuriro ntayo, ntabwo ushobora kujya n'imiti. Nubanga ubuzima abaturage bakubwira ko Minembwe agakombe k'isukari kageze ku madolari
30 ntabibazo kwako nta kintu cyinjira nta n'icyasohoka birumvikana nyine ibintu byara rero ukabona ko twirwana rwose bamagani se twavanguye mu isunzura ahubwo yakubitiye niko kudakubita imbwa byo rumusega oya burya ariko abantu bazi iby'intambara abantu bizi iby'intambara ngo riba unagosa umwanzi ujye ugerageza umusigira ahantu ahumekera kuko iyo ushatse kumupfukirana burundu yavuyemo ahandi ashaka inzira asohoka nabi cyane izo nizo ngaruka rero abantu bari baragose Minembwe barimo barabona twirwanaho rwose yavuze biti ntabwo bishobora gukomeza kuba muri kariya kantu gafunze abaturage bayo bari kuyipfiraho kandi ubwo ngubwo muri uko kubafungura azi ko ibitero bya Sukhoi bitaburaga buri munsi bibagabwaho izo za drone buri munsi zibagabaho ibitero nta yandi mahitamo rero bari basigaranye usibye kwirwanaho yasohoye itangazo rivuga gute Denis itangazo yasohoye kuwa 4 mu gitondo yavugaga nyine iby'ibitero binini byinshi kandi biri korodoni byahurije hamwe ku banyamurenge byagabwe mu misozi miremire ya Fizi aho yavugaga giti dasa poursuite frenée macabre projet de nettoyage nyine hano yavuga ko guverinoma ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo barimo ingabo z'u Burundi FDLR wazende n'ibiki mu mushinga wabo bafite wo gukuraho cyangwa se gutsemba ikitwa umunyamurenge babyutse ejo kwa 4 babagabaho ibitero mu biturage bya Karingi na Mikenke mu misozi miremire ya Fizi ibyo bitero ngo bikaba byatumye n'abaturage benshi birukanka bati byabo barahunga biganjemo abagore n'abana ivuga ko nyine ibyo bitero nta kindi bigamije ibitero by'imbunda nini ziremereye na za mitrailleuse no kuvuga ngo FARDC ijya hari ubundi kabasukaho ibisasu nta nubwo ibegera ngo barwane imbona nkubone ahubwo ibagabaho ibitero by'amabombe ibisasu ibibunda biremereye nyine batwaramo amazatwerve ariko iyo twerve aho ngaho barazihasize babonye mu madata naguhaye size barabishyize mu nyandiko muri data naguhaye twerve zabo zaragiye yego hanyuma rero ngo intego nta yindi ni ugukomeza nyine guheza Minembwe mo hagati ngo ino akaba ari komine iri mu cyaro imaze igihe nyine ngo yarashyizwe hagati kandi wibuke ko Moise Nyarugabundi mu kiganiro aherutse kujyana na Bwiza TV ndetse n'ibindi binyamakuru hano yavuga ko ibiri gukorwa ingabo z'undi yo ziri gukora ni bimwe mu bintu ziri gukora jenoside yavuze jenoside ko ziri gukora jenoside zikorera iki abanyamurenge cyane ibi rero ni ibintu wavuga ko bibabaje cyane Denis iyo ufungiye umuntu umuriro n'amazi aho ushaka ashaka uburyo yacana amufungira icyo kurya agashaka agikura kandi araguhitana uhora mu nzira kugonga gukandagire abameze nk'umusazi hanyuma rero ino tangazo rikavuga ko bano bakuru b'ibihugu bibiri bya Kongo ndetse n'u Burundi ubwo ni Tshisekedi Ndayishimiye bongeye kugaragaza ko badashaka amahoro cyangwa se bashaka kurimbura icyo bita abanyamurenge bakoresheje uburyo bwose bushoboka burimo izo ndege za Sukhoi ndetse na za drone n'ibyo bitwaro birasa kure akavuga ko rero bano bayobozi bombi bakeneye rwose kotswa igitutu n'umuryango mpuzamahanga ngo nawe ubundi bitabaye ibyo ngo abanyamurenge ntago bazarokoka itangazo rero risenye ni iryasinywe n'umuvugizi bita Kamasa welcome yabonye yarabaye ngo koloneli nabonye bapromotinzemo na iyo bapromotinze rero ubundi ujya umenya ko hahiye Denis ni intambara iyi ngiyi uri mu gisirikare iyo tubona igisirikare kigaragaza ibikoresho kigaragaza n'abasirikare kiba kirimo cyitegura gihora cyitegura bavuga ko nk'u Rwanda ubu ruhora rwiteguye ariko u Rwanda rwo kugaragaza ibikoresho abasirikare rwo ruhora no mu ntambara u Rwanda ruhora mu ntambara ngaho mu ntambara za Centrafrica ngaho Mozambique rwo ruhora kuba ruri standby kuri FDLR ruhora ruri standby uzi ko u Rwanda rumaze imyaka 30 rutyaza igisirikare cyarwo nta musirikare w'u Rwanda ujya uregeza niyo batari ku rugamba buriya ngo baba bari ku makosa ari wambwiye ko amaze imyaka 6 mu za operation yarambwiye imyaka 6 ibaze nta kuregeza mu Rwanda ariko biyo bikureka nyine ko byo muze yavuze ko
ushaka amahoro ategura intambara cyane kubera ko ntago uzarinda intambara udamara uri kurya ifiriti na mayoneze wibwire ko umwanzi wawe ariko bimeze none se ugira ngo igisirikare cya Mozambique kirimo kiritabaza amahanga nticyari igisirikare gikaze mu myaka yashize cy'intangarugero si bo benshi bitorezaga cyane ba Museveni ntibajya kwitorezayo cyane na ba Rwigema bose hagiye kwitorezayo ariko habayeho nyine umwanya wo kuregeza nyine bararegeza amatunda yararyoshye so rero twirwaneho nyuma yo kurira kwishi nyuma y'ibibazo byinshi cyane bitoroshye igize gutya ikwigaranzuye abazarendo bakubitira mu gafuka ikwigaranzuye FRDC n'abarundi ikubitira mu gafuka ese ko mbarana promotinze abasirikare benshi ra byari bikwiye ariko twirwaneho ndashaka umeze iyo tangazo ndebe witwa Rugabo ni afitiye rank ko Rugabo iranke ntago igibasha kuvugwa neza harurimo kuko ntago yaburamo Rugabo ndi kubonamo ruhora imbere kumbuzi ntacyo yinhereza ndahita nibona ni Rugabo cyane bigabo nde bigabo muturutsa Elize oya ntago ari ubu kanyego impereze yako yakoze akantu keza nayo mbe turetse promoting burara nuko itabibuze nuza Sayimana byavuze ko yabaye brigadier general Sayimana uramuzi uwo muntu za G5 ko nagwa mu biro ko ari mu ntuza mu bantu bagiye bagaragara cyane urumva rero ko iyo abasirikare bahawe amapete batisha ripete darigaragaza hari ikintu nabo baba bakoze kandi ntabwo yapfa ko yabahagurutse gusa twirwanaho yarakoze pe twirwanaho yarakoze rwose abantu maze imyaka 7 deni wike ko twakoze inkuru za kuva 2017 bakadutuka bamwe mu banyamurenge bakadutuka cyane ngo tuzivugira iki urumva ubadutuka ariko ntitwigeze ucika intege icyo gihe urabyuka ko barimo baraswa bicwa tugaragaza uburyo abanyamurenge bahangayitse icyo gihe Magaramine twakunda kuvugana Magaramine yagikora ni wacu ariko mu by'ukuri ubona ko igihe cyari cyo gihe cyo kugira ngo abantu mutwirwano bagaragaze ko koko birwanyeho kabisa birwanyeho byanyabyo ariko none babyereka isi kabisa gukubitire ingabo z'Uburundi n'ingabo za Kongo kuko nta kiza zibashakira na kimwe ubundi zizabica nta kindi cyazanye kuko ngo barababwira ngo mugire ngo muve hano cyangwa ngo mwige hariya ntacyo uzabatwara ngo mureke ko naveto ntacyo uzabatwara ariko ibyo byose n'uburyo kugira gute bwo kubareshya kugira ngo nuko babagira nta mbabazi bashobora kubagira oya meke ingenga bitekerezo ino muri kano karere uyibeshye ukaregeza gato wawo babamara urumva ko ntabwo bakwiye gukina rero uzi ibintu bisigaye kuri Twitter noneho internet nayo izakurishano uzi impuha ziba zihari iyo ntuzayo inyoheza ku yindi nimero impuha ziba zihari ibiki bari impuha nyinshi cyane nk'ubu rwose biranangaza kubona abantu bamaze iminsi bavuga ngo u Rwanda ngo nirwo rwoheje ngo bari abanyatanzania ngo bajye kwigomeka kuri Samia Suluhu noneho abanyekongo ubu strategy bari gukoresha ni ugukora igishoboka cyose kugira ngo amahanga yose yanga u Rwanda yego niko bameze ubundi rero Denis ubundi reka nkubwire Imana y'u Rwanda wenda nuko ihora ihari ariko u Rwanda rwagize amahirwe M23 turifata umujyi wa Goma ifata na Bukavu ubundi ikintu cyari gihari nuko FARDC na Wazalendo na FDLR urabizi ko twahoraga tuvuga buri munsi bari stand by kurasa u Rwanda cyane ikintu u Rwanda rukwiye kuba rusengaho Imana n'abanyarwanda nuko icyitwa umuzarendo icyitwa FDLR icyitwa FARDC badakwiye kugaruka hafi ibice byegera u Rwanda kabisa kuko kugaruka hafi ibice byegera u Rwanda twaba tugiye guhura n'akaga abanyarwanda bagiye guhura n'akaga cyane bari abaturiye imipaka kuko kugira ngo bazaze bagere hano biragoye rwose ibyo bazabyikuremo ni twese twarwana ikintu cyabagora ariko abegereye ku mipaka turadutero twato na hato bahorana natwo ikindi gushimutwa byabaho cyane byabaho rwose ariko ibyo kuvuga ngo bazaza byo twarwana inkuturya mbibabwira bakanuka ariko ndababwiza ukuri nta muntu umwe utarwana mu Rwanda ninde se udakeneye amahoro kandi dukeneye kwirirwa twirukanka nta muntu udakeneye amahoro kandi ukeneye izo ngenga bitekerezo muri abantu batari abasirikare ni bake mu Rwanda yabitizwe rwabunza mu bantu bazigize ibyo kurya birirwa bavuga
sinzi nabonye n'abo kwa Habyarimana muri iyi minsi bahagurutse ubundi ntago bavugaga sinzi ikintu cyabakanguye ariko bafite ubwoba bari kubona iriya Kongo n'iriya leta iri mu marembera kandi ariyo makiriro bari basigaranye niyo mpamvu ubona kabisa babaye active cyane cyane kuri X barimo baragenda bakwiza impuha hirya no hino zitandukanye bavuga ibintu bavuguruza bagarura ibindi kugira ngo barebe ko iriya leta rwose yatabarwa ariko se reba nawe none Kinshasa mba ndi kureba hano reba iyo umwuzure y'imvura yaguye ibintu biba bihari biba ari ibindi bintu babona ino leta ko itarikijije idafite ikintu imariye abaturage yakimarira ndabona Rugabo ntamubonamo ariko ubwo ibyo byose n'abasirikare benshi cyane twirwanaho bigaragara ko yahaye amapeti ni benshi cyane ese ninde wasinye kuri itangazo akagaragaraho ntago namubonyeho kuko ubundi yagakwiye kuba ntuzagakwiye kuba ndakeka ari ntago ntagaragaraho ariko ninde Kaniki ni perezida yes Kaniki Dr Kaniki yego shaka kabisa Sematama we n'undi asanzwe ari generali we ni generali nkeka abayobozi bakuru batazana gukubona nk'amakenga gumanye Major General igihe kinini cyane ubona ko imara igihe kinini cyane kandi abenshi babaga bazi ko bashobora no kubona Lieutenant General mu gihe cyavuba so then turi kuri aya makuru ahari cyane cyane nayo mu misozi miremire twashaka kugaragazaho muri izi ntambara ikintu gihari nuko twirwaneho yabashije no kurasa mu major wa FRDC uko nabivuze uzwi witwa Kongoro irasamo hano yarashemo abarundi urebye neza amafoto abantu bafite abantu barafite ibibazo cyane ubwo nirwo rwose hatajya nuza kuyansaba aba muri groupe ya Bwiza nzika benshi bagiye bahana oya ngo bamaze ngo erega iminsi 3 riba uyu munsi nabwo batabyukiye mu mirwano bamaze iminsi 3 ejo kwa kane wari umunsi wa gatatu w'imirwano kandi muri iyi minsi yose nta gihe FARDC idakubitwa nta n'igihe abarundi badakubitwa nasugo wowe baba barimo baragenda bafata uduce kuriya abantu batakubiswe babahiye rwose babahiye cyane pe bigaragara ko imajoro akabazwi muri Uvira noneho umusini ibyo gusa hari n'indi namakuru narengo harimo gwasinya bayabonye muri groupe ya Bwiza ndavuga y'abanyamakuru agaragaza uburyo umujenerali mu Mayimayi witwa Jimmy nawe yaguye hari igifoto yaguye rwitsa nkuko urumva ko abagabo bakomeje kujya gute ibintu bikomeje kubabera imberenge ntago byoroshye rwose bikomeje kubabera imberenge so numva rero Deni ntago tuvuga ibintu byinshi cyane ariko ijyari cyo nuko mu misozi miremire intambara ikomeje kuba iyindi nimugora w'umuntu aragaruka abivuga neza intambara ikomeje kuba iyindi ikindi FARDC yaratakaje ingabo z'ubundi zaratakaje Mayimayi yaratakaje na FDL ntitwibagiwe niba yatakaje hano yes gusa buriya ikigiye gukurikiraho buriya twirwana yiteguriza Sukhoi nanone na za drone yarabyemeje buriya pe ahubwo ikintu mbona nizere ko yamaze kuzimenyera kuko si ubwa mbere n'ubundi zaba zibagabye ibitero buriya rero kuva babona bari gufatana ibice nta yandi mahitamo bafite bagiye kongera bakoreshe ziriya ntwaro zo mu kirere barebe ko babakura mu nzira kuko meretse no kumva rwose ngo na Tshisekedi daherutse gutanga amabwiriza yuko M23 ubwo wenda turetse twirwaneho na AFC igomba kugabwaho ibitero byinshi by'indege za Sukhoi kugira ngo babuze kwegera imbere mu gihe bigaragara ko iramushyikirana yaduha bari abagabo rwose batakozwa ibyo kuyiha agaciro igihe ari nuko M23 igiye no kugira gute igiye kuza ntuzatwirwaneho mbona gihe mu mboni zanye mbona twirwana ari zafata ibice byepfiriye igice nk'igice cya Fizi igice cya Uvira reka nitaye Magaramba basanga agiye kuma makuru kandi ahita mushyira kuri mikoro yego Magara ubundi muri studio rwose ahita ujya kuri mikoro banzuma makuru ndayaguha ntacyo banzuma yawe mu Minembwe uko bimeze niho ni no kuvuga gusa yonyine uyu munsi bimeze bite rero Minembwe mu Minembwe twatangiye natangiye rwose tugende nta kibazo mu Minembwe nta gishasha ugereranyije nuko byari byifashe ejo barwanye cyane bivuze ko
M23 na twirwaneho bafite Rwitsanguko yose, bafite Birarumbiri yose, yego, bafite Mikenge yose. ya Mikenge bashaka bayibuze burundu, bayibuze babakana Birarumbiri. ariko Birarumbiri hari ibiraro bibiri. hamwe Rugabo yabwiraga ati ibyo muvuga ngo muri hakurya y'amazi, ati murahabura hose, byaje kubabaho bose bahabuze. Gusa nyine nk'abanyamakuru tugomba gutanga umucyo. Hari abari bavuze ngo na Poezero bayifashe, ntabwo bayifashe. Yo ntabwo bayifashe. Poezero burya harimo impunzi nyinshi cyane zahunze zerekeza epfo mu Mushasha mu Rusuku, ariko izo mpunzi zarimo ingabo z'Abarundi, zirimo Abazarendo n'abandi benshi. Ariko bamaze guhunga, twirwaneho ejo yafashe kuri Poezero iminota mike, ariko bakora reprise strategique kuko babonaga abandi bari hafi bari kurushaho kongera kwitegura. Babona ko baza kubagirira ibibazo, barahava. Kugeza ubu baba Abarundi na FARDC ntabwo bafite, kugeza ubu twirwaneho na M23 ntabwo bafite, hari gutya. Ariko Poezero yari ya coalition, bivuze ko coalition yarahunze na twirwaneho irahareka. Iyo coalition ni ukuvuga ko Poezero bayifashe. Navuga ko buriya bitero bigana Minembwe byinshi n'ibigana Mikenge habatuje habasigaye Gipupu gusa. Ubwo filime iraba yizinze kongera kwataka Minembwe. Byabagora cyane kuko aho bagiye kujya hamwe wigeze kumva ingabo za Gakufi zigeze gufata epfo mu Rusuku. Ubwo niyo bahungiye ni kure cyane kuko bazafungira ku rubaro rwitwa iriya chaîne de Mitumba ya Mukoko, kugira ngo bazapfe kongera kuhabona byabagora. Yewe ndumva bahakubitikiye Magara. Bahakubitikiye cyane. Amakuru mfite nuko bahikiye umujenerali w'Umuzarendo witwaga Kakobanya, uzwi cyane, uzwi nka Jimmy. Uwo Jimmy niwe wari umwungirije. Nawe yagiye. Jimmy yagiye, we n'umurambo we nabonye bawufotoye. Bango nawe ufite Jimmy bamucyuye nanuza n'uwo Gakumbanya. Kakobanya yego. Nuko Kakobanya iri zina rifite amateka atari meza muri kariya gace ka Minembwe. Twirwaneho none nayo irimo irabafotora, miraniga. Yego Magara, ngo urumbwiye ngo hano ngo bafite amateka. Uyu Kakobanya afite amateka kuko ni umuntu wagize uruhare cyane mu gusenya Minembwe cyagiye mbere yuko General Makanika azamuka. Ibimwumvaga byo gutwika, byo gusenya, byo gutwikira abantu mu mazu, byo kunyaga inka cyane afatanije n'ingabo z'Abarundi. Niwe wabikoze. Kandi iyo uvuze Rwitsanguko na Poezero na Birarumbiri, uwo twumva ni Kakobanya. Niwo bantu bita wumva. Ni ukuvuga ko ibibazo bishambuka mu rwego rwo hejuru. Bivuze ko eneo zabo zose zo muri Poezero zose bakubiswe bazambuwemo. Kuba uwo Kakobanya atakirimo n'uwo Jimmy. Mu by'ukuri araba gucika intege, n'abari Abarundi ntibapfa kugerageza kuko bari kurwanira ahantu batazi, abari bahazi nabo ngabo. Yewe ndumva twirwaneho yanditse amateka Magara, urabona byari nakubwiye ariko ko bagiye gukubitwa bibaye. Kandi bahitamo bari bafite kuko uburyo bakoresheje nibwo bakoresheje bafata Minembwe na Mikenge nyuma y'urupfu rwa General Makanika. Iyo wirwana uzi ko ari bwo buryo gususigaranye urwana inkundura nta kundi. Nta mikino kandi na Moise Nyarugabo yababuriye buriya nuko batumvishe cyagiye muri cya kiganiro. Yari yababuriye rwose ko ubundi uzi ubwenge bitawumva ko yari nka last warning ko Moise Nyarugabo si umuntu mutoya. Nk'umuntu umaze iminsi atabariza Abanyamurenge yarazi ikikwiye, kandi igisubizo yavuze ati ni ukwirwanaho.
kwirwanaho. Ukabona rero twirwana ikomeza kugenda, ukabona bimeze gute Magarambe? Mbona twirwaneho izaruhuka uko plateau yose yayifashe. Nanjye rwose nuko mbibona Magara. Ubona ahubwo twirwana ari igiye gufata ho plateau. Guhera mu rugendo kugera Rurambo. Ni kure cyane, no urugendo rw'iminsi 5-6 ku mugabo uzi kugenda n'amaguru. Ntekereza ko aho hose bagomba kubakuramo, batakuyemo ntabwo amahoro yazapfa yarabonetse muri aka gace kaho plateau na moye plateau. Yego. Hanyuma ikindi wenda kanyuma ashaka kubaza akabazo kanyuma, nabonye twirwaneho mu itangazo rigaragara ko ryasinywe na Dr Kaniki. Twirwaneho umuntu witwa Rugabo, ko Rugabo impamvu Rugabo niwe nzi cyane, nabonye umuntu nzi ni Kamasa na Sematama na Rugabo. Kamasa nabonye yabaye colonel. Hanyuma Rugabo bimeze bite? Ngira ngo ni benshi batabonye amahanga. Sematama umwumvise ko tazamutse. Numvise ko ari round ya mbere n'iya kabiri. Kandi uzirikane ko hari abamazemo iminsi. Haba Kamasa bamaze igihe kinini. Bariya bamaze igihe kinini nibo bitaweho cyane. Rugabo ari mu bagiye vuba. Yego. Ari gukora akazi ke neza. Akazi ke neza rwose. Yageze ko ibyo baba bashingiyeho, ariko nabo bazabaha amaranga. We yarasanzwe ari? Rugabo yarasanzwe ari major. Yego. Ngira ngo yarasanzwe ari major, ndaza kubibaza neza ariko ariyo ranga yari afite. Yego. Magara ndagushimiye cyane, reka twizere ko abantu mu misozi miremire bagiye kujya guhumekaho nibura kabiri. Murakoze cyane. Ngira ibihe byiza. Bamwumvishe Magarambe uburyo bivuzemo kabisa, birumvikana neza. Ndabona hano muri Nord Kivu naho hari mu Wazalendo ngo wishyize mu maboko ya M23 bita Colonel Dunia na mugabo umwe. Ngo yakoreraga aho bita Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi. Aho bari gukubitwa nabo kugira ngo baje gutyo ko neza. Ejo rero ngo yishyikirije M23. Imirwano ejo yarahabaye muri Masisi, ndetse bavuga ko ngo abantu 5 bayiguyemo, ntabwo bavuga ari bari abasivili cyangwa ari abarwanaga, abandi 5 barakomereka bikomeye. Imirwano yahuje AFC M23 n'abawazalendo bo mutwe bita ASNDH ya General Jean Marie. Yo ni muri nuza aho ngaho ntari Jean Marie, muri hirya hafi za Katoyi. Niho Jean Marie ari, kuko Jean Marie ngo n'umuri Nyatura. N'umunyatura. Yitwa Bonane Jean Marie. N'umujenere wo muri Nyatura. Ngo n'umu FDLR uyu nguyu. Ngo nibo banagabye igitero rwose ngo mu rukera saa 10 za mu gitondo. Ni ibitero ku birindiro bitandukanye bya FCM 23. Basubizwa inyuma rero. Basubiza inyuma nabi cyane. Ngaye nguko rero reka tubashimire. Denis ndagushimiye cyane, nari ndakumura utashize muri mikrofone zacu. Akoze nawe. Kadushimiye n'abadukurikiye mwese, tubabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza, icyumwe cyobere cyiza, cyobere cy'umugisha. Jewe na Meki Kayiranga na Denis Nsengiyumva. Ikindi kiganiro ni mu masaza kuza. Ciao.